Okay, wetse mbatemo uwundi uriwe. ya okay yo umusego utemba amarira niwe wakubwira amarira ndira uwakubwira icyo yambira ngo ndebe ko nange nakorera mani shimisha umubyeyi wambyaye ndebe ko yashimishwa n'urubyaro maze mvemo umugabo ndebe ko nange nakira umugayo twihorera mu miriro haguruka nituri mu biriyo umukozi uhubutse imirimo naze tumumara umunaniro ni Mr Mavenge muri muzikande aka ukora na mujinya ndi nk'intare nkomeye nk'urutare ndi umwami nk'intare uretse kutanza ngapake Hello guys, ndabashimiye nitwa Regis oge kuri channel mwatuzi ni Neza TV show. Aho ngaho ni ugomba gukora subscribe umuntu utarakora subscribe. So hano ngaha dufite umutumirwa twatumiye hano ngaha kuri channel yacu kugira ngo abashe kuvuga ibimuzanye. Yavuze ati Regis nshaka ko dukorane interview maze nkakubwira bimwe byanjye mfite kugira ngo n'abandi bari kuri YouTube bakubamenye kandi bamenye nicyo nshaka kuvuga nicyo nshaka kubagezaho. So ntagiye amagambo menshi ndi kugira amaze mu mwakire uyu bamwita banyita KRB Kigali Love Baby from nuko utatubwira ariko mwana hari hakenewe. Arabivuze ngo yitwa Nick RB. Nosi Nick RB ni ry'ubuhanzi nize wakwise. Ni ry'ubuhanzi amazina yanjye niswe n'ababyeyi banyita Nsabimana Daniel. Nsabimana Daniel. Ry'ubuhanzi ni Nick RB. From out of usungumbuza kureba video zawe uri no gushutinga wazisanga hariya kuri Neza TV show na TikTok Regis oge. Ni Neza TV show. Ni Neza TV show. Yes. Ni Neza TV show. Ubundo nk'abatamu show. Ndakwaza muzigaba mu kanya ndeye kuntu bakubona. Kuko usu neza amatsiko menshi. So akugara gaciyemo noneho dukomeze ku cyatuzinduye. Banga umuyungu rero n'umuhanzi akubita hip hop akabamanuka. Niyo mpamvu rero nje namwumvisha ari gubita hip hop. Ndavuga ati ni umusore wanje kabisa ngomba kumuteza imbere nawe akamenyekana kuri YouTube akamumenya. So none si byatangije kugira ngo wiyumvemo ibintu by'Imana. Kugira ngo niyumvemo ibintu by'Imana urabona kera tuciga za nasari za primaire nuko atari kera cyane kera hanje nari kera haba kurame ni kera hanje nkiri umwana nkiga muri nasari najaga kwiga muri nasari twiga ikintu cyitwa indirimbo ibintu byose twagiga mu ndirimbo n'imibare bagezaga mu ndirimbo wenda uburyo bw'imibare kuzimedita cyagindi bita kuboroka kera wakiboroka ubwo urabona nageraga mu rugo ndi kuririmba mu buryo bw'indirimbo wasangaga ndabifashe kuruta uko wagenda ukambwira hariya nanagera no mu rugo mama akambwira nese mwana wanjye ubanza urenze ariko nawe yarazi ko ibintu byose ndinze mu ndirimbo ngomba kubifata kandi ndari nkiri umwana muto yariko ibintu byose nigaga mu ndirimbo wasangaga ndenze byafo ku buryo nabaga nanabazwa ewana ugasanga nakubita ikizamini nkagipfuka kubera ko byaciye mu ndirimbo. Ikindi kugira ngo niyumvemo ko iyi Mana nyifite haraka nuko kwamamaza ko kuri radio bamamarizaga Airtel karavuga gati rubanda bazira ku maso bagusiga n'amahitamo ugenda mu mwijima wicuza wiga yafatiye impano Airtel gukubita frizo ibyiza byose bisanga kuri prizo ugenda nagihunga gace ugenda gake ugenda nkure bagukubitiraga mu gafuka bagushukashuka ukayasuka hafi yo kugusubiza kwisuka n'ibindi ndi kumva izo rap zaragukomye niyo mpamvu wese uvuga ati ngomba kwishakamo impano nanjye ubwanjye nkazamura indirimbo nkavuga ati nyishize ku rubuga rwose igeze ki mu musa none reka nkubwire urakoze cyane kuza kuri YouTube ni YouTube channel yitwa Neza TV show ko wabivuze ngo ni Neza TV show none ubwo
mu bahanzi bo muri uru Rwanda no hanze y'igihugu wifuza ari nde wakorana nawe indirimbo ukumva iyo ndirimbo rwose igize ikigukora? Umuntu bita Zeo Tarapu, Bitikira, n'umuniga urenze umanuka imirongo nkumva arimo. uwo ninde? Papa Cyangwe. Papa Cyangwe ndamwemera byambo ahantu uri hose, ahantu aka kantu kazakugira umura ariko ko arazakubona umani twite azakure bazagusharinga nawe rero noneho Papa Cyangwe ni umujama nawe ndamwemera umva uraho muhanda mukurikirana yasoe aho kamita bibona. So abo baniga bose uvuze ni beza kandi ndabizi bakubita hip hop hari u Rwanda rwose rugatitira. Ndakeka rero uko wifuza kuba nkabo, ndabizi nawe ubwo mirongo zawe uri gutitiza iki Afurika. So noneho guys nkuko mubibona rero ndaca mu mazibazo ubwo noneho tugiye kuvuga ati ubwo muri make indirimbo yawe wifuza kubwira abagukurikiye ukumva ku buryo bayumva akavuga ati nyamara wa muntu afite impano, reka tumushyikirize ba Papa Cyangwe yavuze n'abazo Tarapu bagira uko babivugaho, bagira uko bafasha umuntu akagera agatera intambwe mu yindi kugira ngo bigene neza. Wabereka babwira nk'iyi ndirimbo kugira ngo babyumve neza ko uri mu mwuka, niko nabivuga. Babwire uwo ndi we kugira ngo niba naza kumbona bazava ati uriya mwana twamenye uwo ari we, noneho twifuza kuba wenda twamuzamura bitewe n'uko twabonye uwo ari we. Okay, wetse mbatemo uwo ndi we, uwo uri we. Okay, umusego utemba amarira niwe wakubwira amarira ndira, uwakubwira icyuyambira ngo ndebe ko nange nakorera mani, shimisha umubyeyi wambyaye ndebe ko yashimishwa n'urubyaro, maze mvemo umugabo ndebe ko nange nakira umugayo, twihorera mu miriro haguruka nituri mu biriyo, umukozi uhubutse imirimo naze tumumara umunaniro, ni Mr Mavenge muri muzikande aka ukora na mujinya, ndi nk'intare nkomeye nk'urutare ndi umwami nk'intare uretse kutanza ngapake. Ni Mr Mavenge muri muzika ako niko mfashemo. Nandi umuntu uzi kugufata mu mutwe no mpamvu izavuga ndi ko mfashemo. Guys rero akabatayemo kandi murabizi iyo ndimbo ni nziza cyane, iranshimishije kabisa, iranshimishije. So niba nawe gushimisha isharinga inshuti zawe nabo babimenye bazamushyikire, nabo batange subscribe, nabo bavuga ati uyu musore nyamara afite icyo agomba kugeraho kugira ngo azamure impano ye. Rero barabakugeza kuri abo bahanzi nkuko mvuze ubutumwa bugomba kugera ku muntu wari wese watangiye kureba iyi video, agomba gusharinga abantu abashaka mubinkorere bashe kwamamara. Humura ibintu babikora babikurikirana. So tujyagana ku musozo rero bikugira ngo ubwire ngo ubu ndakeka uri umusore urukundo ushaka kwamamara kumenyekana hano mu Rwanda, indirimbo zawe zikamenyekana nk'abandi buryo ndanarenga n'urubibi. Akenshi umuntu aba afite intumbero cyangwa intego n'ubushake mu kazi bwo kumva ko ashaka gukora mu Rwanda ndetse n'abo hanze y'igihugu, akamenyana nabo za Taliyani, Afurika z'Epfo. So none ubu ngubu kanze nkubaza kandi urangikiriza uransubiza ndagusubiza ufite amatsiko. Waba ufite umukunzi? Umukunzi kandi kabatsiko neza cyane kandi n'abari kumva byagorana ku myaka yanjye. Sinzi niba nabyemerewe ariko icyo nzi ko nshobora kuba ntanabyemerewe. Urabyemerewe nasaza gufunga ngo wakunze. Ku mukunzi ntabwo girlfriend njyewe mfite za girlfriend nyinshi. Benshi abakobwa be nese umuntu nimba ntacyo dupfa ntacyo. Nawe ndi kuba utari wabija muri single. So noneho nkuko ubibona tugucuruza umwete uburyo ngo nimvuga umwete uburyo bifate kari gucuruza uburyo umwe. So ngo ryajabo ry'igifefeto nacyo cyagisigaye giye gutera imbere mu minsi zashize, ariko ubu ngubu bitangiye kugabanyuka kubera iterambere. Nk'ukuntu uvuga iterambere ndikora niko bivuga, iterambere rikora papanye iterambere rikora. So noneho tugana ku musozo kugira ngo tuvuge kuri iki kintu.
uri umuhanzi, uri umuntu nubwo utaramenyekana cyane uzamenyekana, gusa icyo ugomba gukora ni ugushyirika ubute ugakora utikoresheje nk'uko wabivuze ngo kuri YouTube yawe yitwa Ni Neza TV Show uzaza gukora ibihangano byawe nk'uko bari no kubyumva za bari bigufashamo bagusharinge cyane mu binkorere support ewana jewe humura iyo wageze iwanje ibintu batongana. So ubwo muri make tugigana ku musozo ukuntu bayibonye kuri umuhanzi nta kuntu utavuga ndagutunguye, nta kuntu vuga muri make ubuzima bwawe ubinyije mu ndirimbo cyangwa ubuzima bwawe unyije mu ndirimbo basi uko uburyo wanyuze mu buryo wazamutse n'uburyo washatse kuzamura impano, nta kuntu wabivuga mu ndirimbo mu buryo bw'umuhanzi mbese ukavuga ati mbatayemo n'ibintu nikuye mu bwonko mbese mbatamo umuronko nubwo bambarijeho nk'abantu bari kumwerekeza televiziyo. Umusego utemba amarira niwe wakubwira amarira ndira, uwakubwira icyo yambira ngo ndebe ko nange nakorera mani, shimisha umubyeyi wambyaye ndebe ko yashimishwa n'urubyaro, maze mve mu mugabo ndebe ko nange nakira umugayo, twiyorera mu miriro haguruka nituri mu biriyo, umukozi uhugutse imirimo naze tumumara umunaniro, ndi Mr Mavenge muri muzika ndekeye ubikorana mujinya, ndi nk'intare nkume nk'urutare ndi umwami nk'intare uretse kutanza ngapake. urakoze cyane guys, twagushimiye kandi n'abari kukumva baragushimiye, n'abari kubona bagushimiye bazakuza muri support. So rero numiwe nuko numiwe kabisa, numiwe cyamani kora shaka byazagufasha wewe humura. So guys noneho mubimukorere nko mwaye mubibonye ko ari umuhanzi kugira ngo mumufashe atere imbere agire abandi bageze, apana kuvuga ati ngo umuntu yakuriye mu cyaro ngo ntanga impano ngo ntaza afite. Oya witone impano zo mu cyaro kurusha umujyaho. Nose wa muntu wirirwa mu mataje wirirwa afunganye mu ntuza ni gute amenya impano? Ego impano baba bazifite ariko ntawe ukunze kuzigaragaza, wazigaragariza nde? Ariko weho mu gihe uri mu muhanda wagiye kwahera uburi kurapa hirya no hino byose biba kugera fresh. So guys noneho ni kugira ngo bagaragaze ukuntu umwana yishatse impano kandi akaba bare ko mwisinganye uri umugabo akayishatse mu impano. So guys ndagushimiye ko waje ko dukoresha interview wakoze, namwe mwakoze kuza kunsura ndabishimye cyane kabisa Munyamusanze. So guys ndabashimiye, ciao ciao. Murakoze.